kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Bisubiremo mu buryo. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Girira mugenzi wangu uyu munsi Imana ikugendere. Umunsi Imana ikugendere. Uyu munsi Imana ibagenderere bene da. Yesu arangije abwira abigishwa be ngo kandi ibimenyetso bizabereka ko ndi kumwe namwe, nuko muzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Muvuga iki? Ari muri iki gihe ndi kubona abantu bari kuvugana indimi, bari kuvuga indimi, ariko ni cya gihe Yesu agiye kuza. Yesu agiye kuza gutsinda abantu. Mu gitondo nahoze ndi gusoma ijambo ry'Imana, birambwira ngo ese ko Yesu cyangwa ntaye. Haleluya, ko Yesu agiye kuza guca imanza agahera mu nzu yawe. Muze kumbabarira. Yesu agiye kuza gucira imanza abazima n'abapfuye, ariko ikintu azakora, abasinda baretse, abasambanya bareke, abajura bareke, abandaze mu itorero rya Rajepora. Kuko abasambanyi barimo, bajura barimo, babeshi barimo, ibyo byose birimo. Niyo mpamvu bari abo hanze bareruye baravuga ngo twebwe twiyemeje kuba abasambanyi, twebwe twiyemeje kuba abajura, twebwe twiyemeje kwiba. Ariko abandi baraza bitwikira ijoro bagakora ibyo bakora. Ariko Imana y'Imana igiye kugera. Ntabwo uzakanga Imana ngo uri umusore, ntabwo uzayikanga ngo uri inzobe wa mukobwa we. Iyo nzobe yawe Yesu ntabwo azabyitaho. Ntabwo uzavuga ngo uturuka i Kigali, ntabwo uzavuga ngo uturuka Bugesera. Ahubwo Imana umunsi yawe, abo twageze gusenga narababwiye ngo Imana iyo igiye kugukubita ntabwo igukubita ngo ugwe wuramye ngo urebe hasi, ahubwo igukubita jiduka ryamureba mu kirere. Aho Uwiteka bikorera murabyibutse. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyi Mana ibanza kukwihorera ho gato, maze kuvumbura ikintu namwe mukimenya. Burya nubona uri umujura, reka hatagira umuntu uvuga ngo yamututse. Yive nimbona ndi umujura nkaza mu iteraniro ntibampanurire, ntibahanyereke bavuga ngo yive uri umujura. Oya, bijya bibaho kuba uri umujura ukicara mu nzu y'Imana ndetse ugasirimba, mwuka wera ukabona yamanutse, Imana ibikwihoreye ngo irebe ko wisubiraho. Amen. Amen. Ukaba uri umujura, ukaba uri umusambanyi, ntibakubwira ngo wa musambanyi wakwihana. Na wa mwanya wo kwiyeza barangiza bakavuga ngo babiri nimwegerane. Hatitaruka nimba wegeranye na Yive nibereyemo, nanjye mbe naraguye ndaho ngaho ndarambaraye, kambwira ngo Yive naratukanye mbasabire Imana ikubabare, tugahita tuzamura isengesho ukavuga ati mwuka wera. Amen. Amen. Ariko Imana ibanza kukwihorera kugira ngo ibanze irebe ko wisubiraho. Ariko nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo haleluya. Amen. Igihe kizagera byose babishyira imbere, ubirebe nk'uri kureba televiziyo. Ndi kubaza abantu ikibazo wa musore wahaguruka nkubaza.